Ese wajyaga wibaza impamvu abantu bamwe babona intsinzi vuba ariko nyuma y'igihe gito ibintu byose bikabasenyukira? Ukuri ni uko ikintu cyubakiye ku buriganya cyangwa ku by'abandi kidashobora kuramba. Uyu munsi turarebera hamwe isomo rikomeye Bibiliya iduha ikoresheje intware, ritwigisha impamvu tugomba kubaka ibyacu mu kuri no mu bunyangamugayo. Muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 11 haravuga hati: wunguka ubutunzi mu buryo budatunganye ameze nk'intware irarira amagi itateye, mu kigero cy'uburambe bwayo buzamusiga, maze ku mperuka ye azaba umupfapfa. Aha Bibiliya ikoresha intware nk'ikigereranyo cyo kwigisha ko ubutunzi butabonetse mu nzira nziza butaramba. Ushobora kubona ibintu vuba, ariko niba bitubakiye ku kuri no ku bunyangamugayo bishobora kugushirana igihe utabitekerezaga. Abantu benshi bashukwa n'inzira z'ubusamo, gukopera ibyo abandi bakoze cyangwa gushaka inyungu zitari izabo, ariko ibyo wubakishije umurava, ukwihangana n'ukuri nibyo biramba kandi bikagutera ishema. Isomo ryawe uyu munsi ni iri: ibaza uti, ese ibyo ndimo kubaka bishingiye ku kuri? Niba hari aho uri gukoresha uburiganya cyangwa inzira zitari nziza, tangira kubikosora uyu munsi. Ushobora gutinda kugera ku ntsinzi, ariko iyo igeze iraramba kandi ikazana amahoro mu mutima. Ese witeguye kubaka ibyawe mu bunyangamugayo no mu kuri? Niba ubyiyemeje, andika "niteguye" mu bitekerezo kandi ukomeze gukurikirana uru rugendo. Jya uzinduka uyobora umunsi wawe.